yimbitse ndarya ariko wenda kereka nimba kurya ese ari umuntu uri kwisa atarya oya ubwo mbivuze muri kurya bidasanzwe rero umuntu wese arya bidasanzwe cyangwa umuntu arya bisanzwe oya arya bidasanzwe ubundi bisanzwe ni uko umuntu yagakomeje konka nyina ubwo se nidukubwiye ko ahubwo abagore abo igitsina gore cyo kiri kubanira neza icyo gitsina gabo ibi byo no kuvuga ngo ama fake G's natwe twavuga ama fake bitch ngufasha so narazumvishe izo ndirimbo ariyo nabonye ari kumurasa baramugonga niyo ngiyo ya Ways yego cyangwa uravuga okay ni Ways good luck umuntu ugukunda yaza kubwira good luck agufite masotera mu maso so ejo bundi Clarisse Karasira yipostingira ifoto ye ashimira umugabo we barabyaye neza kibi kibazo ku bantu kandi abantu barabifashe nko kwishongora yishongora kuki kwishongora ku bantu nyine bamukurikirana ati ngiye sinigeze nkurikirana ibishashagirana ati ngiye rwose nimba atarabikurikiranye bibatwaye iki ariko wabonye ko byateje umwuka mubi abantu bagahita batangira kuzana n'utuntu tw'amateka iyo akurikirana ibishashagirana nibwo byari ku mwuka mwiza mwanga abantu bimereye neza. Right, Jalas Official TV turabasuhuje tubifurije kugira ibihe byiza aho muherereye twizere ko muri amahoro. Aka kanya ndi kumwe na Ama-G The Black Hakizimana Amani. Peace kuri Hakizimana Amani. Peace kuri Jalas Official. Yeah. Umeze fresh? Meze neza nta kibazo. Aha. Ama-G hari yaciyemo agahe tutaganira ariko ntago bari kanini cyane duheruka kugufatisha uri mu kazi. Ubwo no kujya dukore follow up ku bantu bamaze iminsi wenda bataguheruka ariko bazi ikiganiro duherukana twagusanze mu kazi ibya showbiz tubishyira ku ruhande. Uyu munsi rero ndagufatishije ndavuga nti n'ubundi umuraperi aba ari umuraperi. Umuraperi ni nk'uko umuntu aba ari umuntu, igiti kiba ari igiti, ni ibintu utamenya ukuntu Imana yabiremye ariko uko Imana yabiremye nuko biba bimeze. Ko mvuze se ngo umuraperi aba ari umuraperi ukanga kubitindaho cyane cyangwa ni cya kintu cyawe wanze cyo kuba umuheza nguni? Oya, ahubwo umuhanzi aba ari umuhanzi kuko ntago bivuze ko indirimbo zose nkora ari hip hop n'izitari hip hop ndazikora nyine. So rero umuraperi aba ari umuraperi, umuhanzi aba ari umuhanzi, n'abakora R&B babazikora n'aba R&B n'abakora Afrobeat byose muri rusange n'umunyamakuru bari umunyamakuru. Yes. Okay. Aha, none se amakuru se biragenda gute? Nejo muri twabonye Trapish ya Ishkevin, harimo Double G, wowe bijyanye no guperforminga bimeze bite? Imiziki sa nk'ubu twinjiza mu isi ya Ama-G The Black n'umuziki. Mwabonye Trapish kabiri ya Double G. Oya nago mane Trapish kabiri ni show concert ya Ishkevin. Ntayuzi se? Nago nakubeshya. Nago nyizi ariko ndayimenye. Nago ari byo bindi byo kuvuga ngo tunyure hirya no hino. Njya mbona ama affiche ariko sinkurikirana feedback yabyo. So njise nago mbonye muri show ziba zihari abasani turakora twese ariko none se ubaje nka Ishkevin ukamubaza ngo show ya Benel mvuyemo yakubwira ko yize. So ashobora ko wenda nayize ntawamenye ariko njyewe Trapish kabiri ndayimenye na Trapish ubwo ya mbere ubwo nayo mise nyimenye kuko ntago haza kabiri hatarabanje rimwe. Okay. None se ntabwo ujye wiyenteresa ku makuru y'ikiragano gishya cy'abaraperi? Njyewe nsigaye ndi busy cyane muri job zitari music bya hatari ariko nyine iyo mbonye time ntashye wenda nimugoroba nyuzamo amaso ariko kubera n'umunaniro karyama mu gitondo ukabyuka usubira gutumika nago nyifite umwanya nko nari mfite nkurikirana. Wari wumva ngusaba interview ngo nasohoye indirimbo nose simba nayisohoye si nk'ubu ngumbajije indirimbo yanjye ngo ifite views zingahe je ne sais pas simbizi
aba subscribers banjye nibo babizi njyewe indirimbo yanjye narayikunze nyishyiraho bazayirebe babe babiri yaba umwe baba batatu I don't give shit yeah. Ntibyafatwa nk'ubunebwe cyangwa kutita ku bintu aho kugira ngo akazi kanjye njye kureba indirimbo yanjye ndeka akazi kanjinjiriza amafaranga yanjye sha nagira view imwe ariyo yanjye one view mine for mine yeah. Okay. Abantu bari kumva Ama G yasaraye avuye muri performance araza kutwigarukaho wenda n'ubundi yabivuzeho ko arangije kuririmba nimuze kubitindaho cyane ngo bakwarurire unakurya iki se ubona ibishyimbo n'umuceri n'ifiriti n'agasosi k'inyama ariko hatari inyama yes ukunda inyama na salade salade hari abantu bakubona bakavuga ati Ama G ararya kabisa hari abantu bandishyizemo icyo kintu bazi ko Ama G arya ewana byimbitse ndarya ariko wenda kereka nimba kurya ese hari umuntu uri kwisa atarya oya ubwo mbivuze muri kurya bidasanzwe kurya cyane umuntu urya bidasanzwe n'uruhinja kuko rwonka bikitirirwa n'ibiryo no kunywa bikagendera rimwe muri rusange rero umuntu wese arya bidasanzwe cyangwa umuntu arya bisanzwe oya arya bidasanzwe ubundi bisanzwe ni uko umuntu yagakomeje konka nyina ibidasanzwe ni ibi byacu ufata ukavangavanga ibintu runaka yes nta biryo by'imiziro ugira kurya umuntu w'inshuti yawe sinshobora kurya amateke icyo cyo ibihaza amateke no akenshi rero ibintu bimeze gutyo hari kuntu ugiye kubyataka Samusure nawe agiye kubyataka Samusure ni umuntu ukunda iyo bageze kuri performance yo kurya twakinanaga filime ndamuzi akajya bimara mbere yuko script irangira dukomeze Samusure ibintu bakuvuzeho wakabaye ubisubiza ngo mwakinanye filime ngo ukajya umara ibiryo mbere yuko script irangira ibyo bintu nibyo nubyanga ndahamagara bamuje nta kibazo byanye bya muri script so dukomeze Samusure aragufite ntaho wamucikira hanyuma rero mu minsi ishize tutabonana hari ibintu byinshi cyane byabaye muri show business ariko impamvu nintroduce nkavuga ngo nk'umuraperi nzi ko iyo umuntu akubajije ikintu amajazwiho kutarya indimi ariko uryo ruri mute akareka ni ibiki ushaka kumbaza ubona ibintu bijyanye n'imibanire bikemangwa muri no minsi by'umwihariko ku bantu b'igitsina gore ejo bundi Waze yasohoye indirimbo yita Good Luck ameze nk'uri kwifuriza umuhungu amahirwe masa ari ne sano mbere yaho yari yakoze Fake G ndayizi bisa nkaho rero abajama donc abahungu cyangwa se abantu b'igitsina gabo batari kubanira neza abagore ubwo se nidukubwiye ko ahubwo abagore abo igitsina gore cyo kiri kubanira neza icyo gitsina gabo ese ko mutabaririmba muko nabuze umwanya ibi bintu ariko nzagikoraho ibi byo no kuvuga ngo ama fake G's natwe twavuga ama fake beach nimba ari ibyo ngibyo so twebwe njyewe sinyikunda kumva music cyane ariko buri wese aririmba ibimurimo ntabwo najya kuririmba fake beach nta experience mbifitemo so narazumvishe izo ndirimbo ariyo nabonye ari kumurasa baramugonga niyo ngiyo ya Waze yego cyangwa uravuga ni Waze Good luck umuntu ugukunda yaza kubwira good luck agufite masotera mu maso ubwo se ko ari kuri kamera ubwo nko mu cyumba aba afite iki ni nk'ifuni so rero yagufashe ariyo yari yamufashe so rero nuko bimeze njyewe ariko ni inspiration ni ibyumviro by'umuhanzi ntago
wabigendaho ngo ubishake kubikomantinga kuko ushatse gukora ibyawe wabikora wowe ku giti cyawe. So rero nta mpamvu yo kuvuga no ku gihangano cy'umuntu kuko nawe tukuvuzeho byakubabaza. Rero abakobwa niba bari kubanirwa nabi bamenye ko hari impamvu nyine, nimba n'abahungu babanirwa nabi hari impamvu, iyo mpamvu ni iyihe. Ariko njyewe naje gusanga abantu benshi batanakundana. Bamwe ni amafoto, abandi ni amafaranga, abandi ni izina, kugira ngo uzabone ejo bundi Kararisa Karasira. Ako kantu kavuge neza kugira ugasasira ngo bamwe ni amafoto, bamwe ni amafoto, abandi ni amafaranga, abandi ni fame, abandi ni izina. Kugira ngo rero uyungurure umenye uwo muntu aragushaka iki: amafaranga, izina, amafoto, adresse cyangwa kwirya ku bandi bakobwa bagendana cyangwa abahungu bagendana. N'Imana bundi kundanisha abantu ntibazanakubeshya. Ntacyo ako ngakunda kumvise wari uvuze ngo Clarisse Karasira bari aramuhobeye aramushaka iki? Aramushaka iki bure kumukoresha hari? Oya, turi mu kiganiro uri kutujena ariko muri mu byanyu dukomeze. So ejo bundi Clarisse Karasira yipostingira ifoto ye ashimira umugabo we, barabyaye neza, kiba ikibazo ku bantu. Urase ari mashimira yaranatakagizaga kandi abantu barabifashe nko kwishongora. Yishongora kuki? Kwishongora ku bantu nyine bamukurikirana, ati ngiye sinigeze nkurikirana ibishashagirana, ati ngiye rwose. Niba atarabikurikiranye bibatwaye iki? Ariko wabonye ko byateje umwuka mubi, abantu bagahita batangira kuzana n'utuntu tw'amateka. Iyo akurikirana ibishashagirana nibwo byari ku mwuka mwiza. Mwanga abantu bimereye neza, nzabivuga mpaka. Ubu nimba narindi kuririmba muri concert ya Beneri, ubu bantu dukoze buriya Beneri yamuhaye angahe birakureba, amafaranga bamaye birakureba. Beneri nayiririmbiye nge na Niyo Bosco, wabibonye abantu bishimye. Beneri iri kwegereza service yo kumenya impunzi zose ukuntu zishobora gukoresha umutungo wazo neza no gusevinga. Nimba naratoranyijwe mu bahanzi bari mu gihugu bose, nkaba narindi mu bantu bagomba guperforminga, nkaba nabikoze. Nkaho wakurikiranye performance urashaka kumenya umushahara, ngufasha nzayakorera mpaka turi kumwe. Narabibabwiye bashaka kuzamura umutwe. Ngo Beneri kuri Twitter bamufashe nabi Karasira, abantu bamwishyizemo niba ari uko utayikoresha. Njyewe sinzanayikoresha. Bazamufate nabi kuri Twitter, mu rugo bamufate neza. Aho kumfata neza nabi mu rugo ukamfata neza kuri Twitter, wamfata nabi kuri Twitter ukamfata mu rugo neza. Avuga ngo care y'umugabo irahagije yonyine, abandi se bamumariye iki? Uretse ku izo critique banga umuntu umeze neza. Yes, ni ishyari. Ubona nyine urwo rwango rushingiye kuki? Wereka umuntu amafaranga akatangira kuvuga ngo ubwo wayakuye. Nimba nzamuye ipinda ryanjye urugero, hase wora nipinda nje mba mfite amafaranga mani, singirise burifashe dukora ikiganiro narifite. Urangerageje ariko ndikumva nta gisoza. Ugisoreza iki? Ubu ugiye kwibaza ngo wayakuye he, wakoze iki byagenda? Nta nubwo yarayasho. Ayo nayanje abantu batayabonye kanyarira. Mani mu mubarira amafaranga dore yarakize. Oya, nago nakize. Umuntu udatekanye. Nayanje rekura. Nacyo nyagira. Oya byihore, rekura. Umuntu aba yavunitse papa. Roma, ubu ikibazo kigiye kuba. Ariko nyemera washatse ayawe. Yes, nago umukire amaye hano business card. Singiye. Cyane rwose. None si ntago ari imari. Tugomba kwicara tukaganira ibintu bizinjiza. Ariko ntago nzajya kwicara mu rugo ngo negereje ko
ngo hazaba ngo igitaramo gisoza umwaka no Beneri irantumira ngwino tuguha akazi uririmbe nk'ubu bagiye kunyishyura ndakwereka amafaranga wari bunyishyure sibyo nanjye mfite icyo ndi buyakoreshe kandi kiri bugirire n'abandi banakamara habe kuri essence twanyweye tuza habe ku mukozi wanjye wo mu rugo habe ku muriro ngurira iwasa amazi ya reg n'ibiki byose ibyo rero ni uguhaguruka ariko unjijisha umuriro wa Ewasa n'amazi ya reg ibyo byose uba byumva amazi ni wasake umuriro umva keve rero ntabwo mpamvu ushaka gukotoza umuntu abazi ko erega bino izi kampani z'amazi n'amashanyarazi bigenda bihinduka habanje electrogas haza wasake haza wasa haza reg rero byabaye byinshi mu mutwe wowe upfa kwishyura fagitire bakubajije izo reg ni reg wasake nyine ni uko nguko niyo mpamvu uba wumva biba bincangacanze ujya utubwira nk'abanyamakuru uti ntimukambaze kuri Bruce Melody ariko sinagenda ntakubaje ku ndirimbo ye kuko Kenisi yaravuze ati njyewe mu mateka ya Rurema iyi ndirimbo nta muntu wayumva ku radio yanjye urumva wowe warayirebye narayirebye rimwe riziri rya kabiri nuko ariko mbivuze mwahita muzana bya bibefu byanyu ntago nayikunze nk'izo yakoze mbere yayo nk'iya Eddy Kenzo narayikunze ariko irayaka inyuma oya kame mwana ibyo bintu bya ahubwo umusaza nabonye bamubaza ngo ariko ngo ntago ngo kiririmba ibishego ngo ntabyo nkiririmba ndavuga okay nibwo nahise njya nsanga koko nabyo wasanze ntabyo aririmba reka tujye kurya batabimara byara tugende tuvuga ko babimara Samusure yagezeyo ni ikibazo gikomeye tugende turye ndananiwe kandi nishimye abantu bari mu nkambi imahama bishimye cyane nakunze ukuntu bishimira niyo Bosco nanjye nishimiye ukuntu bishimira Samusure nishimiye n'ukuntu batwishimira muri rusange nk'abahanzi bari abantu ugereranyije bari umubare wanganaga gute bari benshi cyane ni nk'ibihumbi nka 5 wenda ugereranyije ni biki bari benshi cyane kuko mu mashusho nimba mwafashe maraza kubibereka ariko entertainment yo mu nkambi wayibonye ute biragoye kugira ngo ube washimisha abantu bo mu nkambi nk'ukuntu wari usanzwe ushimisha abo muri society isanzwe ariko wabonye ko twagerageje ndanashimira Irene ko nawe yagaragaje ubuhanzi bwe nawe yaririmbye ibyande byo gukora kuri YouTube yabivamo avuga ati turaririmba tu so rero byari byiza pe amajoro ambwira uti reka dusoze njye kurya ndi kumva utanye no gukorora menya ari inzara birashoboka ndabimenya ni ikiramo damage apeti merci